Muri isi turimo hari ibintu byinshi tuba twifuza kugeraho, ngaho ubutunzi, imishinga twakoze, inzozi zacu ndetse n'ubuzima bwiza. Kandi rimwe na rimwe twumva dufite igihe cyo gutegereza ngo reka turebe uko bizagenda, twibaza niba ejo hazaba heza, niba imishinga twihaye izagerwaho. Ariko icyo twibagirwa gituma utagera ku bukire cyangwa amafaranga dushaka ni kumenya ko ejo hatabaho. Ushobora kuba ubifashe nk'ibintu bisanzwe, ariko niwumva iyi video urabona ko ari cyo kintu gituma udatera imbere. Ibyo uteganya kugeraho byose bigapfuta bigezeho. Ejo ntihabaho, ejo si ikintu tuzabona, kuko ikiruta byose ni ukugira ibikorwa byiza uyu munsi. Genda usome amateka y'abantu bose babaherwe babayeho kugeza uyu munsi, bo bakora cyane bazi neza ko ejo hatabaho. Dore impamvu abakire bavuga gutyo: uyu munsi ufite akazi ariko ejo ntabwo uzi neza niba batazakwirukana. Saving uyu munsi rero. Ufite business ariko ejo ushobora guhomba. Koresha uyu munsi rero. Ufite intego wihaye muri uriya mwaka ariko ntabwo uzi neza niba uzagezayo. Koresha uyu mwaka neza urimo. Menya ko uyu munsi ari ufite wonyine, iby'ejo bibara bejo. Niyo mpamvu abantu mungana bagusumbya amafaranga kandi ubarusha imbaraga, ubarusha ibitekerezo byiza. Biterwa n'iki? Wowe uribwira ngo reka uzabikoresha, ariko undi we aba yamaze gutangira, kandi wagusize intambwe imwe ntabwo ushobora kumufata, kabone niyo yagenda gake. Ikibi ni uguhagarara. Buri munsi tubonye tugomba kuwukoresha neza, kuko ibyo dukora uyu munsi nibyo bitanga ibyiza by'ejo. Komeza ushire imbaraga mu byo ukora, uhumure, igihe kizagera. Ejo ntihabaho ni inyigisho itubwira ko igihe dufite ari iki. Ni ukuvuga ngo dukore cyane uyu munsi tuzabashe kugera ku ntego zacu z'ejo hazaza. Twibuke ko gukora uyu munsi ari cyo kintu cy'ingenzi kiruta byose. Ejo ntabwo tugomba kuhategereza, ahubwo dukwiye gukora none. Ntukagira impamvu yo gutegereza igihe kiri imbere, ahubwo gerageza uyu munsi, kuko ejo haba heza bitewe n'ibyo wakoze uyu munsi. Guhura n'ibibazo ni ibintu bibaho mu buzima bwa buri munsi, ariko ugomba kubona ibyo bibazo nk'amahirwe yo kwiga. Iyo uhuye n'ibibazo nibwo umenya ko ugomba gukora cyane kugira ngo ubashe gutsinda. Iyo urimo gushaka ubukire, ubuzima bwiza, byose bigenda n'imitekerereze idashira. Ukeneye ibyishimo. Ibyishimo si ibintu biza mu buryo bworoshye, ahubwo ni urugendo, kuko biterwa n'imikorere yawe, ukuntu wita ku bandi, no kuba wicaye ugatekereza ku byiza mu buzima bwawe. Niyo waba warahuye n'ibibazo ukagerageza guseka no gushima ibintu bigutera ibyishimo, iyo niyo ntambwe ya mbere ikomeye. Ngaho rero irinda gushidikanya ku byo ushaka, kuko ejo ntihabaho, igihe ni iki, kandi amahirwe arahari. Igisigaye ni ugukora ibishoboka byose buri munsi. Komereza ku maso yawe gato nkwereke, cyangwa niba bikugoye tekereza wibaza uti: niba uyu munsi ari uwa nyuma ubayeho, ese waba wishimye ku byo wagezeho? Ejo ni isezerano. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu 15,000 bapfa buri munsi, kandi nta gihamya ko wowe ejo uzagezayo. Igihe ufite ni uyu munsi. Izo nzozi ufite, iyo vision ufite, ibyo biri mu mutima wawe, ni wowe ubifite, nta wundi mubihuje, nta wundi uzaza kubikora. Niba udahagurutse none, uba wishe inzozi zawe. Igihe cyawe ni uyu munsi. Ubu nibwo buryo, ubu nibwo bushobozi, ubu nibwo buzima. Rwana n'ubushake bwawe, ubabarira amahitamo yawe, ukora ibyo wembera. Uzirikane ko ejo hatabaho, ahubwo ejo ni inzozi gusa. Uyu munsi nibwo buzima nyakuri. Haguruka, kora, ubere isi igisubizo. Ibihe bikomeye ntibigomba gutuma wimva nabi ngo nuko ibintu bitagenda neza. Ibyo ni ibisanzwe mu rugendo, kandi ni ibintu byoroshye. Abantu benshi bavuga ngo nzabikora ejo, nzabigerageza ikindi gihe, ariko menya ko igihe cyiza cyo gukora ari icyo urimo. Nta muntu uri hejuru y'undi, twese turi hano. Ubu nibwo buzima bwawe. Amahirwe yawe nta mipaka. Ntukaba umuntu ukurikirana inzozi zitari izawe. Iyo wumva utisanzuye igihe ugiye guhindura ubuzima bwawe, ntutinye, kuko icyo kimenyetso cyerekana ko urimo gutera imbere. Hagarara wemye, wibohore mu mutwe, andika inkuru y'ubuzima bwawe. Ubu nibwo buryo bwo kubaho none sejo. My friend, nta muntu ugera ku bukire atarakoze. Ihangane urebe abakiruzi, cyangwa se urebe abakire muturanye, ubaze amakuru y'uburyo yatangiye n'uburyo yakuze. Byari bigoye, ntabwo ubukire afite yaryamye ngo bwizane, ahubwo yabize icyuya, yaraye amajoro. Igitangaje n'ubu aracyakora cyane, ntabwo araryama. Akora azi neza ko ejo hatabaho. Bivuze ngo akora bisa nkaho uyu munsi ari we wa nyuma. Ese reka nkubaze, niba koko ufite icyo wifuza kugeraho, urumva utagakwiye gutangira uyu munsi? Cyangwa niba waratangiye waretse gucika intege? Erega iki byice byose ubikora ku bw'agahinda ko kukene, ukabura ibyo ukora n'ibyo ureka. Ariko igitekerezo ni kimwe gusa: niba ushaka ikintu ugomba kugikurikirana. Wowe bikore, uzanshimira nyuma. Reka nguhe urugero. Hari abantu benshi bashaka kugira ubuzima bwiza, bakaba bashaka kugira imibereho myiza, ariko ntibakora ibyo bakwiye gukora uyu munsi, ahubwo batekereza ko ejo bazabona andi mahirwe. Niyo mpamvu ugomba kumenya guha agaciro buri kintu cyose ukora. Ibikorwa bito bitangira gukora urugendo runini. Umusaruro w'ejo uva ku kintu wakoze uyu munsi, kandi igihe ugize imbogamizi ugomba kwihanganira ibigeragezo. Ntabwo ibintu byose bizagenda neza nk'uko ubyifuza, ahubwo icyiza ni uko igihe cyose uhora ukora ibyo ukora buri munsi, nibyo bizatuma ejo ubaho mu buzima bushimishije. Uri imbaraga, ugomba gukomeza gukora kugira ngo ubone imihigo yawe, utagendeye gusa ko ejo uzabona andi mahirwe. Reka nsoze nkubwira ngo ubuzima buragoye, ariko icy'ingenzi ni uko ugomba gukora buri munsi. Ejo ntabwo ari igishushanyo gusa, ahubwo ni igikorwa ugomba gukora ubu. Tangira gukora, komera, kandi wite ku nzozi zawe. Gira umutima ukomeye, kandi ntukemere gucika intege, kuko icyo ukora uyu munsi kizamura ejo. Gira ubushake bwo guhindura ubuzima bwawe, kuko ejo hatabaho, ahubwo ni iby'ubu. Twese dufite ubushobozi bwo kugera ku byiza. Ngaho kora rero, wibuke gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona video zacu buri munsi, bigufashe kwiyubaka no kwiteza imbere. Erega hari n'abandi bakeneye izi video zihumure, ngaho ziboherereze ukandaho kuri share. Ugira amahoro n'amafaranga. Rwanda Event TV.
TV, isomo ry'ubuzima buri munsi.